tubagezeho neza ikizamini cyakorewe i Karongi mu karere ka Karongi. Ni ku mwanya wa Executive Secretary of Sector cyangwa so of Sales, usanga bijya gusa, ni kuri Executive Secretary of Sales ntabwo kuri sector. Hanyuma rero ikibazo cya mbere mbibutse yuko ku bantu bakora ku mwanya wa SEDO ku bugitifu bw'akagari, ibi bizamini byose bishobora kubafasha, akaba ariyo mpamvu tubahaye ikaze kuri ako munsi ukurikira kino kizamini twarakibakosoreye. Ikibazo cya mbere cyaragiraga kiti the number of sales and village in Rwanda are respectively, muri kubona bagenda batanga ibinuzo bitandukanye. Hanyuma rero igisubizo ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite utugari 2248, tukagira imidugudu 14837 nkuko muri kubibona ahangaha. Ikibazo cya kabiri rero kiragira kiti the decentralized administrative entity shall comprise the city of Kigali, district, sector, sales and village. These entities shall be governed by their respective council, their executive committee, their respective council, and under supervision of ministry in charge of local government, or are correct. Igisubizo rero cyari their respective council. Mbibutse yuko ibi biri bubafashe kuba mwategura ibindi bizamini, kuko bagenda bazana ibizamini bisa rwose. Ikibazo cya gatatu, as much as possible the planning process must be participatory. To apply this principle, the following should be done. Involves all stakeholders in planning process, involves citizen planning process, involved existing forum and councils, or are correct. Igisubizo rero cyari involved all stakeholders in planning process. Ikibazo cya kane, gato mu twihanganiro cyari kigurutse. According to the law, administrative entity and district are defined as follows. District is divided into administrative entity comprised of sector, sales and village. Ariko igisubizo ni district is divided into administrative entity which are sector, sale and village. Ubuse kingi cyarwo cyananira mu gihe cyaba kigarutse ku bantu bari kwitegura ibizamini ku busedo ndetse no ku bugitifu bw'akagari. Ikindi kibazo, justically the difference between district and lower level entity, sector, sale and village is nta kindi rero igisubizo ni kiriya is a district enjoy financial and human resource management autonomy while its lower level entity don't. Ni ukuvuga ngo akarere kaba gafite ububasha bwose bwo ku managinga umutungo w'akarere, ndetse gafite na human resource, ariho naho bahembera abakozi bose bakora ku rwego rw'akarere ndetse mu rwego rw'umurenge n'utugari. Ikibazo cya gatandatu kiragira kiti how many district council do we have in Rwanda? Igisubizo murakizi ni 27, nubwo dufite turere 30, ariko umujyi wa Kigali ufite uturere 3, ukagira icyo bita umujyi wa Kigali akaba ari ureberera twa turere twose kwa 3, ahandi tukongeraho utundi turere two mu ntara zigiye zitandukanye. Ubwo rero igisubizo ni C. For project implementation resource can be ibingibi nabyo muri kubona yuko human resource, financial resource, equipment, ibi byose bari muri project implementation resources. Ikibazo kindi, the recruitment of sector staff is responsibility of, ni bande barecruitinga abakozi b'umurenge. Ahangaha na akarere ngira ngo byo murabizi, muzi ko turere tugenda dushyira imyanya hanze ku isoko, ibingibi bikaba byadufasha kubona abakozi mu mirenge. Ikindi kibazo kiragira kiti the district executive committee comprise of, nta kindi rwose ni kiriya, haba harimo mayo, ubwo n'umuyobozi w'akarere, akaza vice mayor economique, akaza na vice mayor ushinzwe affaires sociales. Ikindi kibazo kiragira kiti according to the law governing district, the district executive secretary shall comprise, nta kindi ni ukuvuga ngo district executive secretary igizwe na district executive secretary ndetse n'abandi bose ba staff bashobora kuba babaye appointed n'itegeko. Aha ni kuri NST1, ariko ubu ngubu icyo bari kutubaza no kuri NST2. NST2 akaba ariyo nabakompleye kuba mwasomaho kuri iki kibazo. Iki ntabwo kizagaruka cyo muri NST1, ariko NST2 yo izaza rwose. Division muri kubona the vision, the current Rwanda vision,
ubu turi muri bibiri muri current vision,